Yes, na nyangusuza kandi zero komeza neza uri hose mu cyo giye tandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa ceketu ishyaka udakina n'abana ukina n'abanyina usura atandukanye mu cyo bigiye tandukanye agasabanganya ngutasenya gatanga isanamitima kwa mukurikiye ngo ramamagaye Kigali 250 Kigali News 250 ubuzima bwacu TV urahadusanga ukore subscribe ndetse kuri na share ababwati ku buzima bwacu TV naho birimo birahabera kuri Ishyaka TV 250 naho turahari neza cyane dutagira inkuru yacu abanyamakuru barimo P Onika harimo kamarade mu Sandrine wa Gasaro harimo wahoze cyangwa twumvaga ngo n'umugabo wa Jackie nanone bose bafunguwe harimo na Binovia harimo Slim Jesus ndetse n'abandi bagiye batandukanye kuri ubu ngubu bari mu gihugu abandi barimo barandika byinshi bigiye bitandukanye abandi bakaya kuri TikTok bagashyiraho indirimbo y'umuvandimwe rwose David ati mfite isoni zo kubabwira abana banjye ko bitigeze bibaho byarabaye rero nta mutima mubi kandi ibyiza kwiga rwose ari byiza nanone Kanombe umwana ukiri muto w'umurundi wabaga mu Gasyata aho yari yerekeje muri famille zitandukanye yagiye gutaha ubukwe bukaza kumwirira akaza kubura itike byarangiye rwose agiye kuri bashute bari bajyanye ariko nyuma yaho ibyo bamukoreye n'Imana yonyine ibizi baramukubise bene no kumwica bakajya bakubita nk'abakubita inzoka ariko dushimire urwego rwa polisi ndetse n'urwego rw'igenzacyaha RIB ngibi byamaje kugenda neza abangaba bamaje gufatwa ari abantu 9 dore ko ari abantu 10 dore ko bavuga ari abantu bagera mu 8 Byiza cyane rero abanyamakuru bacu nkuko mubabona rwose ubu ngubu bageze hanze nyuma yuko bari bamaze imisira muri 6 bafitwe bafunzwe barimo barigishwa bitewe n'ibiganiro muzi bagiye batangaza bigiye bitandukanye hari abagendaga basesengura ibigiye bitandukanye ugasanga barasesenguye ariko gusesengura banasesereza ubwo niko navuga ariko nanone biri ku muhanda bugomba kubivuga ariko ari gishiduka bakoze icyaha utabizi nkuko ubuyobozi bwacu bwirirwa bidutangariza Mumishe Jackie ko yafunzwe agatabwa muri yomba akaza gufungurwa aho yavuze ko yabasanze afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse Jackie akaba ari byishagiye agandirizwa ariko akavuga ko n'ibyabiye kumuterera ivi n'ibiki byose ari prank abanyamakuru ba prankingaga ndetse bakamwifashisha kugira ngo abone views nk'umuntu kuri no mihanda wari umaze iminsi rwose imihanda yayititije bijyanye n'imvugo nyandagazi no kutiha agaciro yakwavugaga ko no musore rwose wamushatse teza imvururu mu majyepfo rwose ku mubiri w'umuntu bavuga byinshi byetandukanye murabyibuka P Onika Swezi yari mu kiganiro na kamarade yahamagaye umugabo rwose ngo aravuga byinshi byetandukanye ati cyaka inyamara bagwa n'ubuyobya bwenge ati unanamupimye rwose n'ibiki urumva buri wese yaraserezaga ubwo Jackie yaragiye arigishwa nyuma yaho twumva ngo itabwa muri yombi ry'abanyamakuru wa Gasaro Sandrine harimo na P Onika harimo na kamarade harimo na Benovia no umugabo we harimo na Slim Jesus ngo nawe yatambutsaga ibigiye bitandukanye bitari byiza rwose ariko bahoraga babwirwa ati nyamuna nimwe murakora ibintu bitari byiza bakagenda bakigishwa iyo kamarade na nubwa kabiri yaragiye kukubwabira aritabye arigishwa ndabyibuka twagiye mu rubanza rwa Muhito Divine ufite Muhito Divine rwose twari bavuga ati tuje kwitabara ubu twaganirijwe byiza cyane yego rero bafunguwe bari hanze bamize neza gahunda zose rwose ni ku murongo byiza ko bize byiza ko aribyo bagiye guhindura mu biganiro batambutsaga bigiye bitandukanye byiza cyane buryo iyo ufite umubyeyi akakugira inama nzima rwose ukanga kumva hari gihe rwose bavuga ati nyamuna bisamye wasandaye ariko nyine icyo navuga abantu baha mikoro bagatunga kamera Jackie rwose ibi ntago bikwiye ko ufite amagambo atari meza benshi baravuga ati se uyu ngo azabona umugabo
ati azabona umugabo wese gutera afashe umugabo akamushyira ku karubanda akaba ati yamuteye ibibazo bigiye bitandukanye ati nari burana nayitabaza ikamfasha ati dore nazanye ibiheri rwose ntarajyaga ngira ibiheri n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye yavuga byinshi ati iriya ntuzi ntabwo mbisubiremo avuga bigiye bitandukanye yavuze byinshi paka abamama bakuru abasaza abakecuru babatuye umwana bitewe nyuma yaho rero abanyamakuru bagiye bakora inkuru zigiye zitandukanye murabyibuka ko yagiye gushyingura impeta ariko byarangiye abanyamakuru bamukoresheje interview cyangwa bifatanyije no kujya gushyingura impeta bose bakaba baratawe muri yombi nubwo hari bamwe batagiye ko babonye ko benshi bagiye baha agasopo bakanga kwisubiraho. Benovia urabizi yari afite ubucuti bukomeye na Jackie bafatanye n'indirimbo. Benovia nanone baza gushwana na Jackie yaramwihinduka. Benovia itacomitana rwose n'umugabo wa Jackie byinshi bigiye bitandukanye. Ese mubona hakwiye guhinduka iki? Ibi ngibi ni uwuhe mwanzuro wabyo 2024 reka tubisigemo. Ariko nanone makuru ari kuri iyi mihanda hari umusaza warokotse jenoside yakorewe abatutsi guhera mu 1994 wishwe akubiswe ipiki. Ariko ubu tuvugana RIB cyangwa polisi yataye muri yombi witwa Kabera Samuel ufite imyaka 33 ukekaho kuba yarishe Nsabimana Nsabimana Emmanuel imyaka 57 amuteye ipiki akaza gupfa aho yaramutegeye ku rugo iwe akaza kumutera ipiki. Makuru atugeraho nuko kuri ubu ngubu inzego z'umutekano, inzego za polisi, inzego za RIB nuko zamutaye muri yombi hanyuma yajya kwerekana ahantu yabitse ibikoresho byo yamwicishije biza kubukundi byagejeje kubukundi rwose birangira shaka gutoroka n'ibiki bigiye bitandukanye nk'uko turimo turasanga ku nyamakuru bigiye bitandukanye ashaka gutoroka bahita bamurasa yitaba Imana. Mwabonye ku kiriyo abavandimwe inshuti abagiye batandukanye mwarabibonye rwose mu marira menshi n'agahinda yabibabaje kubura umubyeyi wawe, yabibabaje kuba yazira uko Imana yamuremye. Ariko turizera ko ubuyobozi bwacu, inzego z'umutekano murabizi cyane ntabwo zihwema kuvuga ati aho waba uri hose tuzagufata nk'uko u Rwanda rutera ntiruterwe, tuzagufata. Uyu nguyu yari yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyo byaha no mu gihe ajya kwerekana iyo piki n'ibindi yamwicishije kugira ngo anasobanure byinshi bigiye bitandukanye. Byabaye ngombwa ko bamurasa yitaba Imana, ubu akaba atakibarizwa mu mwuka w'abazima. Nanone twakubwiye inkuru y'umwana w'umurundi rwose wagiye mu bukwe, yamara kujya mu bukwe akajya kaza kumwiriraho, kaza kubura imodoka akarara ku bashuti be, nubwo nakwita abashuti be, yizeye ko agomba kuza kuryama mu gitondo agataha. Ariko abashuti bavuze ko babuze mashini, batangira kumukubita bikomeye, baramukubita bikomeye, babuha amaguru, babuha amaboko, barakubita bikomeye, barara bamukubita, burinda bucya bamukubita. Umwana ngo hafi yo kumara icyumweru gikubitwa, aho yagize amahirwe mu gihe bamukubitaga abangaba bahuruzaga abandi bagenzi babo bakaza bagakubita, barebye baramukorera bimeze nk'iyicarubozo. Baramukubitaga rero bajya ku kazi, bamara kujya ku kazi bagasanga tayari yandembera, ubwo ntago irya ntago inywa, bakongera bagakubita. Ariko yagize amahirwe bagiye ku kazi, arazamuka areba mu idirishya gato, areba umwana watamukaga, musaba kumutabariza mukuka gakeya. Umwana abwira nyina, inamagana inzego z'umutekano. Abo bantu bagira mu 10 basha kubata muri yombi n'abandi bakaba bagikurikiranyeho. Nanone ku munsi w'ejo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye umusaza rwose mukuru ukuze kabisa, yerekana n'umumama ubona asobanutse n'abandi bajama, ubwo n'abajura bakekwaho kwiba amatelefoni mu mujyi wa Kigali no mu nce zigiye zitandukanye, ndetse n'amafaranga mubona uwo mwarabu cyangwa uwo muhinde yasubijwe akayabo ka miliyoni hafi 4 na za magana, aho yari yayibwe n'umukozi we. RIB rero iri mu kazi. Turashoje, katubasabe subscribe, like, share na comment. RIB mukomeze mukora akazi kanyu, abafite ibyaha bigiye bitandukanye mwisubireho kandi tunywereze, turangize umwaka mushya muhire. Nyamuna twumve tunumvire. Imana barinde. Ciao ciao.